Umugore w'umwinjira ni filime nyarwanda igaragaza umugabo uca inyuma umugore we akajya gushaka ihabura hanze. Nidukurikire. Mbona wagiye kure umugore wanjye akunda wari wagiye kure wagiye ibitekerezo ntabwo ari byinshi ariko none si neza cyane ariko se sinabonye ufite andi maherena ameze nk'aya narayatanze ntakumbuye ariko ibitekerezo byagiye iwanjye watekereza iki byaho ubuzima bwacu ariko hari ibintu wigeze kumbwira ejo bundi ngo ushaka tuganira nuko akazi kari kantwara n'ibiki ushaka tuganira hari umuntu rero umaze iminsi ajagaraza mu bitekerezo kujagaraza gute se kandi n'umuntu muziranye gute se umuntu wa Fisto hari umuntu abonye muri telefone yawe witwa Fisto ni manager w'akazi kanjye yego rero bangaje n'umwaka kuno kwezi turimo niba uri kutuyobora abanyohereza amadokima mu gihe natagiye ku kazi rero nkayakora nkayamwohereza yego nta kibazo se muhangayikire biterwa n'ibyo watekereje ibyo ari byo urumva nyine natekereje ko nawe urabyumva ndi umugabo nawe kandi uko biri kose nawe ni umuntu w'umugabo nawe arubatse ni umupapa afite abana kandi ndumva ntabwo yaba agendereye ku merito ntabwo yigeze akubwira utwama twiza shumbwira vugisha ukuri neza wumva yanyubahuka kandi nwite nyine hari igihe abagabo usugira ngo barabireba reka da none ibaze ko uri umukobwa mwiza yawe kutakurangarira gutese reka nkubwire se guhaga ibyo bintu none ndashashe wanjye none bisibyo ndagukunda reka nkubwire njye ntabwo nzabivamo umva nkubwire nyine subizi ukuntu turi kuganira tukaganira reka nkubwire n'ejo bundi warabimbajije n'ejo bundi uza kuntwara ku kazi warabimbajije umva nkubwire ubibaye bwaka n'ubimbaza mwihanganira ujya hari umuntu usigaye ukuneranya aho kumuca inyuma uyamvaho mbabarira ntabwo nshaka kuvugana nawe none se kurakaye isho wanjye hari umuntu usigaye ukuneranyaho uko mbere twabanaga neza mbabarira mvaho ntabwo nshaka kuvugana nawe nyine mva nkubwire mvaho ntabwo nshaka kuvugana nawe urababara nawe ndababara bajya uragira mbabare nanjye akomanda kubera icyo waduhaye urugo rumeze gutya bundi ariko subiza ko ukunda subiza ngaho nyine nese kuri kurira nyine kandi ntabwo ari wowe ubitangiye turimo turaganira nyine mbwira nawe icyo neza tuganire neza uwo muntu narimo kubajije nyine urumva ndumva sibyo kandi impamvu ubonaga nagiye ku bitekerezo nuko nyine nahangayitse mvuga ni wenda umugore mwiza wanjye barimo baramutereta erega uri umugore mwiza subize none turi kumbwira ngo ndi umugore mwiza iyo wa mugore wawe wa mbere aguhamagara ntabwo mba mbireba wowe uba ushaka ko uba uri kumbeshya ngo urankunda kandi ufite undi mugore uriya ntabwo dukundana ntabwo wankuye kuri konti ya mbere umva nkubwire ndabizi byose nuko nakwihanganira umva nkubwire iriya konti ya mbere njya muzateganyiriza umwana ariko shuri ukajya dusohoka none se kumbwira ngo wagira ngo uteganyirize umwana wawe nwite nawe ntabwo uzamufunguriza konti sasa rero buriya rero impamvu nawe kuri konti nagira ngo nsevinga amafaranga kugira ngo tuzabone uko tujya gushopingira umwana iyo konti natariho se nzamenya yuko iriho gute none se ntabwo ubizi se dusohoka bwa mbere ukuntu byari biryo basi ngiye nzanisubiza iwacu basi njye kwibera iwacu kugira ngo mbe mu buzima bumeze gutya ngewe umva nyine mubwire nyine kandi kubabara ntabwo biri urabizi ko cyagiye twaravuze ngo nisangira mama wanjye ngiye nigira iwacu basi nubwo ari mu cyaro
Jewe ndagukunda, uri shushu pe wanjye, umva ndagukunda kandi uri mwiza. Iyo wirebye nko muri miruwari uhita ubona usute. Nyine kuba ndi mwiza ariko iki kibazo rero ikibazo ni kimwe ntabwo bagomba kurira nyine umva nyine mubwire ahubwo reka nkwereke yanagure jewe ntabwo nkunda kubikunda iyo wageze none se reka maze nkubaze iyo turi kumwe ubona bitaryoshye nyine biba biryoshye ariko ikibazo cyane nuko mbeshya ko nkunda kandi utahura ndagukunda uriye tumwibagirwe nta nubwo uzajya no kuvugisha buriye ntabwo ari kumwe natwe cyane nicyo ngira kugaruka tuzajya kubitira hari hanze wenda kurwana bwo ntabwo ari byiza umuntu w'umubyeyi ariko umuntu ntabwo azongera kutundagariza mu buzima bwawe kiracyana cyane n'ikigaruka nzagisekurira hanze simangayikire Fiston abanza mbwire kiracyana cyane n'ikigaruka nzagikubitira hari hanze gusa nyine nawe yica bugufi nese ushoka uko icyaha nyine kigaragaza yuko ukimukunda oya ntabwo ndi banza mbwire ureke kunyiryaryasaho gutyo nyine ntabwo wowe ikibazo nawe wabigize kiracyana cyane n'ikigaruka kiracyana cyawe cy'umugore wawe nawe urukumbabaza rero urukumbabaza banza nyumve ngiye ko nigeze mvuga ku bintu bya Fiston ngiye kuri cyane wigeze ubona bikomantaho nagusobanura nanjye runakubwira uriya mwana wawe wa mbere nagaruka kugusaba amakaye n'amakaramu ishuri rigiye gutangira nzamukubitira hariya umusange yari ku muhanda nawe urashaka umusaza rero reba ukuntu none se urinda umbwira ngo ushaka kugusasa urinda ushaka kumbwira ngo ushaka kugusasa reka mazana nakubwiza ukuri reka mazana nakubwiza umugore wawe ibintu byose ntabwo yagucyuriraga ngenza nza ngutunga ariko sho uri bukuntu twahuye ari ubwa mbere nyine twahuye ari ubwa mbere njyewe ndakwihanganira ngusova ubuzima bwawe bwose ndakuzamura neza none umugore wa mbere ntabwo yirirwaga gucyurira bakazi ngo ka musasa wanjye ngo iki ibintu byose akubwiye niyo mpamvu nanjye nahunze zira stress zose rero I am here with you I love you so much ndagukunda kandi nawe urabizi waretse ukagira ngo umugabo ndi kubwira ntabwo ari kunyumva jewe none se ubu uragira ngo bigenze guto ko nawe ubundi wazajya ugira umutima wa kimuntu wowe none se ubu hari cyo mba nakubwiye nawe ibintu byose ushaka gutera induru mba nawe uragira ngo bigende biti man ubundi wanijira nk'inkoni nkamukubita unamuntu umva nkubwire rero jewe niba ari byawe ndagenda hanze nigende ko utangiye nawe ubundi ntushaka kunagenda uwahereza umuntu agahenge nta kuntu hagize banakwiye umugore ari buguhamagara kubaza amafaranga y'umwana we nawe yamumagara uretse nzayimena icyo telefone nzakimena urumva ubundi umuntu aba yahereye buri munsi ajya ngo uramubwira ngo ntabwo nwiteze aho ngo ntabwo nwite iki ubu ntabwo ushobora kora ngo umuce bugufi uretse nzakimena icyo telefone nzakwiye kugeza ryari banagufashe banaguhaye kira banagaburiye ariko ntuba ushaka kubyumva ubundi wowe ubona ubuntu tubuntu woroshye koko niba ushaka ko tubana nyitaho umfate neza abagore baragwira ubu nawe ujya kumera nk'abantu nkuriya rero nzakimena ubwo se uri hano niko wavugira imbere ye wabyumva barira rwose wowe ukagira imana we ariko mana nacumuye iki mu by'ukuri nacumuye iki okay I love you so much come on ngaho cheka bikomeza kuri sibyo ndagukunda cyane sibyo ntabwo rwanze hano dore nifite nicyo cyerekeye ntabure kandi noneho ntituzongere gushwana kuko abantu dukundana ukuntu tuba turi kumwe ariko amaze nkubitsa akantu kamwe urahita useka sibyo uribuka cyagiye twasohotse twagiye hanze waranambwiye ngo hari akantu gushaka uzagukorera ahubwo uhita unanyibutsa ko ariko ushatse ko njyana ku mazi ushaka nza kugenda ku mazi agana Gisenyi yego ariko nituva tuzajya inyandongo okay nta kibazo shazabugurira iki ukomboye nkoko ndabizi ko umufana w'inkoko reka ndakuzi wese ntabwo uyikunda nawe urayikunda yewe ni nkoko n'amagi umugabo mfite hano ni igitangaza uri nkoko n'amagi impamvu bikunda no kuba muwaberera iwanyu ubwo duheruka kujya kubasura nabonye iwanyu umworoye inkoko ahubwo akuze ko mugari niyo mugo nzayizana sundi wazaretse tukajya kubasura tuzajya kereka ku kazi no bakakonja kugeza tukamara nk'igihe umukecuru kubera nkunda wenda
azanyihera n'agapurenti kamwe. tugiye kumubyarira na kuzukuru. Okay mami ndagukunda cyane sibyo. Aho kiriya kigore tuzongera kuryamagana. Ntabwo nzongera kumama. Sazongera no kugera hano. Nanjye fisi usimangayikira nta kibazo. Okay, come on. Stand up, hug me. Ndagukunda. Okay, ngaho rero reka nitugune njye mu kazi na kera. Sawa. Amakuru mudugu. Amakuru yawe. Amakuru yawe. Ibibazo binase ni stress kumva aho gugu nandi kuza zo kukaza ari. Ziwanjye mu rugo ku kazi. Na papa. Umva papa naza yidaye. Mu rugo habara none mu rugo. Waje se kajya kwirebera mu rugo. Batajya kwibaza no kuntu yaguteretse. Yaza rundi. Umva urukundo wari warahindutse byarahindutse. Nangiye kureba umupatine pingiri. Oya mudugu ndakwinginze. Kubw'ikibazo cy'irijansi. Ndakwinginze. Nasitana ndakamye ukazana mutati. Oya abana umva nkubwisuku. Mbabarira umfashe gihe ntabwo turi butinda. Gusa ntagiye ngo ndamugira kandi namuga ko oya. Okay. Ukamagera ariko ndahita ngenda ko uwo mutati ndamukeneye cyane. Ikuba mudugu. Ubu papa basema urakijya ngo ni wa wundi. Asigara azanye indaje. Yari amavubi. Amavubi. Arenze no kurya amavubi. Babazi kuvuga nta. Yazanye indaje. Papa yatuye mu namaseka. Ndayangira twite. Uwo mugore aratwite. Inda ya papa. Ngo aratwite. Papa waziraga abagabo bifasha gutyo myitware mibi. Ndakubwiza ukuri ngo arahindutse. Aba se wajya ngo ni papa ava. Wajya ngo ni papa ava. Cyangwa papa uri muri amwitira. Ntago mbishyikira. Tugenda neza. Ngo nta mateka amureba. Iyo umubajije kubwira ko byagenze bite. Tujya mu rugo. Uwo mugore ari mu rugo ariko ni isasu. Wihanganira gusuzugura. Ni isasu yahatanye. Reka tugende. Aderi karani. Ndi gukura ndabona umwanda wari umeze nabi cyane kuko mabuja yagenda ndabona njye bahora bandundira icyombo n'ubu nase ngone wawe nase ngiye waje none se ngereba aho yagendeye uriya mugore n'uguhora noteza ambwira ngo nahoraga nshyigikira mabuja none se washyigikira kandi ari uguhemba none se hari ubundi washyigikira atari wabyo ukuntu uriya mu mabuja wagiye ari mwiza naho uriye nujibona niyo mayi birya ko ababinyumvira baze we umuntu ushaka ko twangana ubwo se bizakunda we ntabwo mbizi cyakoze mpe ndabona cyangwa turemamo ubwangu tuzajya tugera imbere yiwe tuzajya tumwereka nyine nkaho twangana nyine dufite ubwangu mwitera ahubwo njye sinzi ko nzabishobora ariko njyewe nashobora ubwo nyine wowe uzabikora nyine uzanyanga nk'uko abigutegeka ntakundi nyine uzajya useka nyine ari ukurenzaho atari ko nyine umwishimiye nyine wigire nkaho umwishimiye kandi umwitayeho ariko n'ubundi nawe arabizi ntabwo njyange imbizi nawe kereka iyo mpamvu ujane nibwo mpfa guseka nyine basi ujye ugerageza useke ntakundi nzajya mbikora kubera ko ntabwo mwabana nyine muhangaye nk'aho musangiye umugabo ubu se nakubona yuko turi kuganira nari bwakudire tumaze nabyasigaye ngo mwumve ko ubona muri kode nabyariye byose mbimara ko mwikanze mwari muri mu biki uno mukobwa amubwiraga ngo iki si ubundi uyu ni uwahehe ni inshuti yawe ni uwahehe ni uwahehe ko mbona asa nka wa mwana wakoreraga wa mugore wa mbere waje hano gukora iki ahubwo se ninde waguha ibyo byombo byose tanti ufata ibyo byombo byose byose se n'iki tereka iyo jage iyi jage ni amavuta ni wayisanze aha none se urinda uza kunyigiriza ibyombo byo nagusabye umukobwa ibi byombo si wowe wabikoresheje n'ingiye wabikoresheje nese urabishakira nese ndi guhangana nawe sinjye ndagwanga sumembi cyambere cyo wangaburiye se ngo mbwire yuko ndi gukorera ku byombo wangaburiye reka maze mubaze
mabuja wawe yaratoromye aho yagiye sibyo ntabwo akiba hano kumbwira rero ngo ntabwo nguhemba kubataha basi umwana we ntabura n'ibigwa n'icyo kumugaburira ntabuzwa n'icyo kumuha ntacyo nguhaye nkaba twahura nabo n'ikindi gihe kongera kungarukira mu rugo nawe nzi agasuzuguro k'umugore nkanga n'agasuzuguro k'abakozi injira hano tujye kuvugana injira hano n'ikindi gihe ariko se kuko mana yanjye ibi ngibi koko nzabihoramo umugore uri ahangaha ngo ni mabuja ahora aza yirirwa nuko none ndorera arananyirukankanye ngo ntirukankane n'amajage yanjye kuko imana imfashije mabuja akaza nibwo nakumva nduhutse mabuja uraho neza Mbese se bazanze wigunze. mahoro n'iki Bamaze kunyura. None se babarira n'amajage. Ndebe suza mudugudu. muraho neza Nise byagenze gute? Mwana byagenze gute? ansanze ndi koza ibyombo n'umukobwa nyine Yazanye umukozi se? nyine ngena ndimo nkoresha ibyo twakoresheje ngena ava atarajya ku ishuri araza asanga umukozi wari kunganiriza arangije aramutuka noneho njye ahita amerika hariya wansanze Papa wavase yarahari? we yari ari mu nzu undi yarasohotse Papa wavase wagufashe gute igihe nagiye? we ntabyo ubundi asa n'ubudahari yaje baragenda bakiherera bakiganira njye nyine mba ndi kumwe na ava gusa Ubu yazanye umukozi mu nzu yanjye. Reka nkubwire mwana wanjye ugiye gukemuka sibyo? Humura yego aragenda n'umukozi wiwe sibyo? Mwihorere ndume siko gusanze wigunze ara nabashobora kukwitegereza. Cyihorere nibazaga ndabigenza Upapa avana nuko abazira kubaye. Bibazo birakemuka subira mu kazi kawe Basubira mu kazi mwana wanjye. umva biranyobeye n'umwana bamutumbuye umuntu Dawe umugore yashatse nakasa muto. ndabona tugezeyo muri aho yemwe Rwose araguha karibu. cyane nkaho mugiye kurumira Uzikora suzugura. umuntu muri guhonda nkaho Nimba ararezwe jewe bararubiwe. muri guhonda nkaho mukurikiye uzi Komanga wumva. Wabona no gusuzugura no kukumva. Ariko rero ibyo mbarira mu rugo rwanjye mudugu ngadebe gasira barara ko adari uriya we nuwaye ko apfukamye uwo mukobwa nabagaragaza amatuganira bwawe nose waye yakwirukanye apfukamisha no yazanye nuko yaganiraga nangera ariko ibibera iwanjye mu nzu nadi mate noye simba warumvise kuvuga mudugu bareba ko nazongera kuganira mudugu narakubwiye ati ntabwo nkeneye agakungu Mudugu. umukobwa ibintu uri kubara ari ibiki sinakubwiye njya mukuzana bakuma ga mu gihe ugifitanye agakungu n'ura mukobwa mu gihe Waje ugifitanye gushya. agakungu n'ura mukobwa twabana nzakwirukana basi bwana ntabwo nzongera kugeza n'agakungu ugiye kuzajya ukora akazi mu nzu rero si uzongere gusohoka inzu yawe se ngaho haguruka ugende ariko narabona na mama ava nakume bakana ndabona ko nafite uzi ko n'ikinyabupfura basuhuza nawe urabazi Razi amakuru ko nabona gupfuka tambukire wigendere urekane nawe Rozi bite icara hariya biswara upfukamye wakoze iki ko nivugana n'inshuti yanjye kandi uri kugana n'umwana wanjye aragupfukamisha agwemba gahora amabuja wawe itonde ngenda aje mbikemure sibyo igendere isangiye n'umuvandimwe wawe mugende kwikorera akazi ariko rero yego kuzajya n'abantu hasi nakubwiye ngo ni uzi indisipurine icyo ari cyo agira ikinyabupfura gike icara hariya aho ukavuga umva muri kubonera icyugazi yende icyugaza cyahe muri kubonera icyugazi waruzi n'ikindi amazi ntakiri yayandi nje kukwereka yuko bwana igikura museti ko ni ukuri aho ubundi
reka mbaze mubaze baza ndagusubiza ubundi ubona upima santimetero zingahe wese uba upima zingahe fata intebe wicare wowe uranyigisha kwicara ko iyi ni inzu yanjye aha nta n'itafari washizeho iyo bari iyawe ntabwo barayisohotsemo narayisohotsemo nasi ko nyigarutsemo kandi narayisohotsemo nyine nakubajije ko nyigarutsemo kandi narayisohotsemo ubuje kundera icyo ubwazi gusa nuko uri bwongere ukayisohoka ubundi warareze ubundi wanyune wacu uhashakira iki wowe uhashakira Adari papa ava wamubwira ko reka mushaka mubwire uko uhagaze gutya ni kuri bwongere ukanayisohoka mbwira papa ava ko mushaka uko uhagaze gutya ni kuri bwongere ukayisohoka mwiriwe mukabere cyane wese uhagaze uticara birakureba bitaratasha neza shuza ni ibiki ntabwo uterera agatebe utazagira ngo papa avanga umugabo muto ahe catsi amagambo yawe ntawe yakira satani ubundi yimuhereye satani kurenze ni iyihe mabuja hari ikibazo se satani yinjira mu rugo rwawe ikanarugumamo satani kurenze ni iyihe aha rero ntabwo babyirushye satani kurenze ni iyihe ariko reka mwibarize genda shaka kwibariza papa umwana wanje iyo ufata umwana wanje akaza yikunze hanze utita ku bintu wowe bavuga bishije uri hanze aha mwana umvuga wese numva kare mugani uri muri mutuka ni nkori uriya wari twari turi hano mu nzu uriya ni wa mukozi mama Alisa yari yanyohereje nari numvishije ujya ubona uko ntamenye uwo ari we neza uriya ni wa mukozi tumaranye igihe yari yakoze iki se urabizi wa mukozi wa mbere twahoze dukoresha wa mugore wa mwana yasize hano yego bafitanye agakungu turateka Adeline yego turateka Rosine akamubwira ibyo twatetse ibyo twariye kuko mbese inzu yose yarasakumbye yamubwiye ibibazo byose nta Rosine nta Adeline bose ni kimwe rero icyo nakeneye ni agakungu kabara abakozi cyangwa bose ndabiruka ariko se wagabanyije amagambo ko tukuzi aho nkubwiye imbwa mugabanya amagambo aya magambo ndayabarusha wowe n'uyu mugore wawe arakubwiye ngo nujye uvuga ibyo umugore wawe yibyihorera papa ava narakwihangane ntabwo woroshye akuzi umunwa dore nguyu n'umunwa niyo mpamvu nyine yaje kudukemura ibibazo ubundi si nyamagambo yawe siyarambi wahereye urabona ukuntu ashira n'isoko ahubwo reka umuntu w'umugore utunga urutoki umugabo birakureba birakureba se ushira isoni wa mugore we ushira isoni reka dore umuyobozi umwanya yaje umuyobozi yaje reba niyo mpamvu urugo rwamunaniye rega akabye n'ingumi zazamo ujye ndebera rero ibyo ibi nibyo ntuze mu rugo niyo mpamvu urugo rwamunaniye uyu ni shetani ku gahuru ino sadundu wayivanye isadunda ariko izi kwita ku mugabo isadunda wayikwewe isadunda izi kwita ku mugabo ako nabajunja isadunda izi kwita ku mugabo mwanyemera tukarekera ko nabahaye umwanya mudugu nacecetse ntabwo ntinda ahangaha papa ava ubwo nanjye kureba umumama hepfo nanjye wari nanatumye umukozi uhitana n'umudamu wawe bamwe ngo yaje kundeba arambura bamwe aranyuriramo muri makeya bamwe rero nubwo naringiye reka mpanyure mbere kandi mbese kugira ngo iyo utazarukura ariko nanone nabyisubiyemo mwese mwumva nanjye menya aho mpera mudugu njyewe nari naragiye muri famiye iwacu uri kumva bari yarapfuye mubyara wacu yarapfuye none ngiye mbwira pavanye ndagiye ko ava ububona nawe gatiye kuri cya kigo Petit Prince yarahavuye ubasigaye Karugiro ava arasibiye uwari mu wa kane abageze mu wa gatanu yarasibiye kubera ibyo nyine byo kubura minerivare nanjye nakazi nari mfite papa ava sinzi ukuntu naje inje sanga yazanye ihabara mu nzu yanjye kora natwite uri kumva no ariko kare numvaga bari gucocorana ngindango ubusingindango sizo office baravuga nta n'uwonzi uri kumva reka ubwiye mudugu uyu mugabo yaranzonze ubona uyu mugabo yaransuzuguye ubona ariko bigeze amahirwe nagize anko yambwiye ko tumusubiza inzu yiwe rero ndashaka ko bamusubiza inzu yiwe ariko iby'umwana byo yambwiye ngo sinyirirwe mbyitaho cyane ashobora kuza kubikora umwana akamusubiza
ku kigo yigagaho ariko mudugudu narambiwe uzi kurambirwa umuntu uyu mugabo naramburambiwe naramuhaze kuba nakurezeye si ukuvuga ngo nsubiranye na papa wawe oya ndashaka afata umugore wiwe we nkurambiwe bingana iki umva nakubahuka imbere y'umuyobozi ahubwo si ibeshya arangije jewe nkubwije ukuri uyu mugabo naramuhaze rwose agiye nta kibazo na n'igihombo kumbwira ngo baramujyanye ngo baramuhongo baramuroze ni kazi kiwe iwe baroze ku giti singe baroze inde wandoze nakubwiye ngo kumvugiramo ntumva ya magambo mudugudu nababwiye ngo nimara kare kwanza bavuga arangize nawe nzi kumenya mudugudu ajya mvuga iki ubu ni nibo wakuna mugabo arashoje jewe nakubwiye ngo sinyishaka papa ava ndashaka ko afatiye abaragiwe bakagenda rwose mwereke yuko nakimufite na santima rega nushaka agenda ntacyo bitwaye ntacyo bitwaye wabonyeho umugore wirukana umugabo mu nzu yasize mu rugo ese kwanza umugore mu kigo uburyo wazanye umudamu mbese ibyakoze byose wabyumvishe reka mubwire mudugu reka mubwire abagore b'iminsi ntabwo boroshye sibyo wenda nawe uri umubyeyi sinzi ibyo uhora nabyo mu rugo ariko abagore b'iminsi ntabwo boroshye pe none se ubwo niba yifata akavugira imbere akashaka kwirukana umugabo mu rugo ndi umugabo mu rugo ni umugabo w'icyubahiro ubwo niba atiriwe kubivuga imbere yawe aha wajya wagabanyije imbere yanjye cyaratanga nijye bahaye ijambo ceceka icyubahiro ariko se wagabanyije amagambo umva rata sibyo hanyuma nta kinyubaha mu rugo sibyo nibyo nakubwira ejo bundi nta kinyubaha nta kivuga mbega kuvuga kwe yavuze mpita numva ari nk'ina ritonto urumva nibaza ngo icyubahiro cy'umugabo kiri mu rugo ubu nge nzabyihanganira ubu se ndi umugabo ndi umugore niki nyine urumva ibyo nabyangana ubu se ni umugore nyine uko wabikemuye niba atanyubahira imbere yawe uri umuyobozi ugazanyubaha ryari ibaze icyo uri cyo ndakurambiwe nanjye ndakurambiwe umuyobozi dore n'ubundi yaje mbere yo kujya afata uriya mwanzuro wo kuzana umugore ariko byibuze uyu nguyu aranyubaha ntabwo ntukiri imbere ye mugeze umva ari ijambo avuga ariko igihe twatangiriye ikiganiro n'icyo uba wamaze kubigira wari kutunyuzamo tukamushyira mu kagora k'ababyeyi tukumutemo yajemo kangahe dore nguyu twakumutumiza nta mwanzuro wo guhita ushaka iryo nyifuko ajya abona umwanya se ubasigaye afite akabari wese ugira kabiri buno bushinzi bwose mwihorere n'ubundi ntukumenyereye naguhaye pasi uracyabura n'iki oya uyu nguyu mwihorere none se kugendaho umushaka iki naguhaye pasi ahubwo wowe mumvirire mu rugo mugende mugende mufashe ndamufashe ariko barakuziye urakunda pe urakunda kabisa aha wewe wakubona uri kizuba n'iki ariko abyumva ngiye fata imyanzuro yo kuzana umugore nzagwa divorce bikugoye niyo mpamvu birimo kukuzunguza nzagwa divorce bikugoye nta kibazo ari kugeraho niyo nzaguha bigatandukana abana badasezeranye ntabwo ari abantu se hari icyo bitwaye nawe wowe wasezeranye ntabwo waruvuyemo njyewe nduvamo mukaba bamugiye garutse mu rugo rwanjye ntabwo naruvuyemo ikibazo cyawe rero uravuga ukisubira reka njye no kwinywera amazi ahubwo ujya kwinywera amazi y'ibiki umaze kwigira nabi ntabwo uhonda nawe ariko ariko rero ese si wowe uri kumwijejeho papavo cyangwa ntabyo ubonye ariko ubundi igihe cyose ubundi wakunyuza muri rushingo nibwo nakumva aya matama yabaze ntagira umutuku asore bava nakubahuka zino sauti ahubwo noneho nuko mubuza ari ahangaha ugize bari umuyobozi ari aha wankora icyo we urambwira tuvugisha uyu ni umugore wo gutunga mu rugo muyo we wankora iki we wankora iki warindiriye umuyobozi ko yaje agafite ibibazo hanyuma ngaze n'ubiturwa rushitire abanyamagambo vuga rata muri njye nabwiye ngo mu mwanzuro ko wafashe umwanzuro utagishije inama niyo mpamvu ngomba kukubera ukuruhu wari kuzana n'ubu ari byo yarakunaniyeho tukabishyira mu kagoroba k'ababyeyi tugasasa inzobe akumva n'ubundi bujyanama mu bandi badamu benda akumva ariko sargerira none wahisemo uzana undi mugore uwo mugore rero ku mugore w'isezerano urabizi ko icyo gihe ibyo reka tuba tubiretseho icyo gihe rero bifata wa mugore wawe washatse wa kabiri ugashaka aho umuhereje noneho tukabona uko dukemura ibibazo
reka nkubwire rero sha mwe kamubwire sha umva sha kamubwire hari ibintu byinshi umuntu ahura nabyo ariko ibi byo birarenze pe nukuri nanjye birandenze mudugu ubaye gukora amubise urushi uyu nguyu yatinya gufata ubuto akabushyira kumubura akabukumenaho ubu yagutera icyo umusinziriye bye uyu nguyu nanjye bimuvenye gutya ngira ubwoba akavuga nti uyu azananyicara no mu nzu umuntu utegeka kuntukira imbere y'umuyobozi ubwo urumva none turi twenyine wagiye wakubashye umugabo wasohora umugabo aha ugende ariko nakubwiye kumvikane nakubwiye ngo by'umuyoboro wanjye byihorere agushyira mu rushakanye mwese muri hano pimaze komeza umbwire hatamenya wajiramo iki amagambo uwo mwanzuro ukora ngusabye urawumurira ariko rero bana muyobozi n'ubundi nawe ntabwo utarenda kumwanga afata umwanzuro simukeneye mu maso yanjye simukeneye mu nzu yanjye nafata ihaba aragiwe humura giye kugenda guha amahoro yawe giye kugenda humura umugabo w'indayabusa ni ukuri gusanga yewe ngukubise nakwica we nakwica wanyica nakwica nyine agenda wagorwa pe ngo rindira umuyobozi ari ahangaha uyu ni umuyobozi wacu turamwubaha rindira akemura ikibazo yaje gufata ariko amaboko ye yarabimbwiye uri umugabo gito hanyuma wororoshye rero uri inyangamugayo uri marayika wanyica ngo wanyica ariko se ubundi ibyo yavuze mugani wabyumvise ntabwo wabyumvise mudugu ndi gukumva ariko uyu mugabo nakomeza kumva none ko mutera umugabo yewe ndabyemera sibyo ibyo mbwe nabyumvishe jewe ngiye kuzimu twarushye ndigendera ndipenda bikora ahubwo namereza iminsi maze shaka izuba nta minsi muhereza ariko samba bari jewe nta minsi amereza nese bigeza umuntu naho yabakodesha bamuha nta minsi muha namaze noneho turere umugabo sawa mureke noneho mudugu nimba umugabo atavire mu nzu na polisi iragira hano cyane ntabwo tugomba kugira nta yuri buraremo papa nta nzu yagiye buraremo abagabo barashaka ariko umva nyine twumvikane abagabo barashaka uyu munsi ugiye kureba inzu gukora aya masaha amaze kuba 8:00 ako nta mugore ntagandarira mu nzu ntagandarira mu nzu ariko se wagabanyije umuyobozi ko ari uri guca urubanza nsuzuguye ndabihorera mwavugiyemo ndabihorera mumbabarire mbabwire ibyanyu wamaraya mwanyumvishe akanya niwe wongera kuvuga ndamuhamagariza kuko mwasuzuguye murakabye nawe mwanzize ko ndi umugore simbizi niyo mpamvu uranatuje cyane munyanganire ubwo uyu munsi aya masaha ugiye gushaka inzu abaseretsi bariho b'amazu ejo 8:00 kureba ko ibyanyu mwabisohoye yego zemerane ndarara biteguye nta kibazo ejo nari kuzajya ahantu gusura umuntu ariko ndemera mbere ko gusura umuntu n'ibiruta amahoro yo mu mudugudu wanjye mu amahoro ubwo ejo 8:00 kureba ko mwabikemuye yego nta kibazo urakoze bwana muyobozi ubwo urakemuye ejo 8:00 ejo 8:00 uzigarukira turahana n'uyu mugore mu nzu wabonye arivubi reba ukuntu urusha mubisi hava urambona uyu munsi umugore wanjye ntago ari sasu nkawe humura twumvikana none umugore wanjye ni umunyamahoro wabonye urusha mubisi mudugu wabonye urusha mubisi ahangaha muhafite inzu ebyiri hari inzu ntoya hari n'iyi ngiyi nini yego iyo nzu nto ndamuraza mu ntoya nta kibazo ndamuha amahoro none se ko nawe bajya kwigushimuza ejo bundi ubwo twabyumvikanye ata igendere bwa reka nsigare nganira n'umugabo wanjye sawa mudugu imana igumugisha urakoze Rosie wampa amazi yo kunywa shari wanjye Rosie ubu nta bintu wasize muri ayo mazi Rosie ndagukeka Rosie kubera ko wasanze ese kuganira n'umuntu y'ikibazo basi reka nkubwire nakwiyamye kuvugana n'uriya mukobwa ngo ni Adeline nese ko mbona ari umwana mwiza basi njye ndeka kuganira nawe nuko mugiye uriya yahoze akorera wa mugore wawe ndabyumva
yahoze akorera wa mugore wa mbere kandi wasanga yaramuhaye uburozi. Ese ni ngombwa ngo umeneho amazi? Yego uriya mugore wa mbere ni mukeba wanjye. Ndabizi none erega ya uwaguhaye uburozi ngo ndobe. Nose nakuroga kandi ngukunda uri mwiza rega ugira umutima mwiza nuko uba uri kwigira nkaho ndagukeka wa mukobwa mva imbere ugende. Reka no konsa ku isi. ubaye ikirozi uzi ibintu aguhora iki yaraketse kuvuga yagureketse kubera ko twatiri kuvugana yaketse ko mama uburozi bwaciyemo ngo kubera ko mama ava ngo bangana yaketse ko wamuhaye uburozi ngo tumushyire mu mazi apfa. mbese ubu noneho nakubona turi kumwe ntaganira gukubita muharanyike ubusa urose wagira ngo uzajya mwihuta ubwo rero nyine dusangana nyine se ubundi wakangana n'umuntu kubera ko nta mwanga n'ibyo byatuma none se ko ari wo guhemba noneho uzemera kuri ukajya ku kazi ngo nukubera njyewe ese niba wabonye cyagiye kare ukuntu yanyirukankanye n'amajagi sinzi uko uzabigenza ahubwo nzasaba mama ava noneho tubane mu rugo maze se yabyemera noneho yahita nyiki yabyemera none se azakubangamira mpaka ku buryo yakubuza no kwigira ahandi yarakubyaye ese ko ari mpamvu nagirana nyine nzareka nyine tujye tubana mu rugo kuko na mbere bagiye kumwirukana mama ava nyine iriya nzu niyiwe kandi karakagoye nubwo ari mpamvu yanjye ko agira ubutindi wagira ngo ntabwo uzi ubugome agira gihore mama ava atarazi uzi ukuntu uzarebe imva mbe nzakoreka ifoto mbere ukuntu nari imeze nari narumagaye yaratekaga nangaburire naratekaga ubundi birya akabiryo kabimara nagiye na duke tsinyira undi uriya mugore ugomba gukora ko numbaze niyo kandi nawe bimugaragaraho ariko iyo umuntu amurebye mu maso nyine ubona ameze nk'umumarayika nyine ubona nta bugome inzozi yandebye ubugira ngo naramwiciye umva ni umuntu nzira umva njye sinzi ikintu namutwara ariko da wasanga nyine iriya ndakirita ariyo ituma agira urwango rwinshi urazi se iriya nda ishobora kuba atari n'iya bose uzi ukuntu bahora bakikurana bapfirana kandi iyo bose adahari ahubwo reka nkubwire n'akabanga utaruzi uzi iyo bose adahari aragenda agahamagara hari umusore ukunda kuza hano akamuhamagara ngo bita ngo Kristo ariko yabeshye bose ngo ni uwo bakorana ku kazi kandi ni umugabo ukunda kuza hano akamugurira n'inzoga bakanasangira amanyama bagateka ese umuntu kwitega akwiye kunywa inzoga agahora abeshya bose ngo iriya nda ni kandi ntabwo ari ubundi si waza urambwira ngo sinzabibwiye bose ari bose urabona bose warifuta nese umunsi umwe nawe wasesese tukamubwira kuri yande ubundi bose yabyemere ko yagiye kumuraguriza uzi ibyo yamuhaye yaranumaga icyaha agashyiramo ibintu agahita ashyira bose mu gihugu n'ubundi aranyanga ubundi wazamuroga cyangwa tukamutiranya na bose none kwica wapi uvuga n'icyaha nyine ni icyaha ariko kuri twebwe umva dusenge ubundi tubwire bose ukuri uko ari tuzatwizera nase ubundi tuzahera twese twizere erega nidusenga icya mbere nuko tuzaba twasenze icya mbere ni Imana kandi nutitonda nawe azakuroga uziko yaragiye kuroga ava nuko nahabaye nka se ubundi yanaroga nyine nuko aho yiyobera yarambwiye ngo nanjye azandoga asa nk'uye erega Imana nsenga ntabwo yatuma ndoga kandi nta nubwo yatuma aroga ava ndi mu cyimbo nk'icya mukuru wiwe rwose nyine ko ugomba kumwitaho nka mukuru we kubera ko uramukuriye nyine uramuruta ahubwo agenda akakwica kuko akubonye ugapima agati akagusanga turi kumwe noneho yahita afata ubwo umunwa nimba yose wimubwira basi mu gihe tuzajya ujye wihangana ntuvuge ko iriya shitani w'umugore nubwo impamvu wanjye nyine ariko nyine ngiye kuzajya ngenda hamwiyoberanyeho ahubwo sinjye uzabona bamwirukanye mu nzu mpamvu akagaruka mba nzashima Imana nase we ko nshimye ko azaba agarutse we nyine n'impamvu wawe erega mpamvu ni umuntu mwiza kandi uzabona nzahita mubwira kandi muzatuza nase nambona yankunze nagukunde agira umutima mwiza kandi ibyo bintu ntanabikubwira nuko igihe yasangaga bagupfukamishije ibuka ya magambo yakubwiye ko atahise akubwira nawe se ko mubene umuntu
tekereza umva azagufata neza kandi nziza. ese wowe waratomboye nyine kubana n'umuntu mwiza nk'uriya yabaga ari jyewe nyine tubana nakabaye nduka amahirwe ku isi. umva nzamusaba kandi azanyuma. Erega nidusenga Imana byose bizemera. Ahubwo genda aba mugore atagusanga aho. ariko se sheri ko mbere twabanaga neza, ko mbere wamaga kewe ukansohokana, byagenze gute? ubundi se nyine ko tubanye neza nyuma. Ariko rero ikibazo cyawe byagenze gute ubundi? nyine si so ushaka neza uriya mugore nyine. Umva nyine ko Erega reka mbivuge ku ishuri nyine muri iryo zina kugira ngo wumve ibyo ari byo. Ariko rwose nyita izina ryanjye wanyitaga Shu se ni ibiki? Shu ni ibikira? sinajya mu mvuga mahava. Nta kibazo. Yeza Robio. Okay, nta kibazo mahava. Ndakwanga. I hate you so much. You hate me so much. Hari abantu bamubwira rero. Nigeze kubona icyapa kinini ku kibuga cy'indege. Umuntu yaravuye hanze noneho ubu yaraje kwakira umuryango we nyine w'abantu bari bavuye hanze nanone bandi n'abandi. Hanyuma mbona icyapa cyanditseho ngo I hate you so much. Habona umuntu arishimye. None ntashaka. None ndavuga ni uriya ntiwasanga I hate you so much barayivunjemo I love you so much. Ko nabona kubaseka bishimye banezerewe. Ubu nawe uravuze ngo I hate you so much ndavuga ndetse noneho. Ariko reka mubwire sibyo rwose ndabizi umwana mwiza ariko none rwose uriya yego nyine pe ndabyemera nihaba ariko nanone ntabwo kamwibariza akantu kamwe se ahubwo urumva ari byo iriya ndakokubura washishuje usangira ndari yewe dede ese ko yambwiye iminsi imutereye ntagereranya wazambwiye se ngewe uzobereye iby'abagore nkumva ko iriya nda koko ko ari iyawe batayikugiritse. Oya reka nkubwire sibyo ubundi nakubeshye nawe natangiye kumukenga. Ntabwo erega buriya hari ukuntu ugenda ugira amakenga y'ibintu bike bike. Rero hari ukuntu ariko mbona umuko utari mwiza nkabona ameze nk'umuntu ucinya umukuntu. Ubwo rero biriya byose nyine byahise binyibutsa umugore wanjye wa kera. Ntakubeshye bose mama wava umugore mwiza ndagukunda. I hate you so much. Ikora kubwiye ndagukunda. Ahubwo ikibazo nuko ari wenda ngewe nari nananiranye njya gushaka undi mugore byumvikana gutyo nabi. Ubugenge bw'abagabo. Ariko ubugenge bw'abagabo. Ubu se ngo nyebeye kuri kunjyaje. Oya ntabwo ndi gukuryaje. Ndagukunda. Uranguka ukabambwira amagambo. Mugore mwiza nakundaga ni wowe wanjye sinza kuvaho umva nkubwire ntabwo nzakuvaho ubu umugore wanjye uwo mugore bihe byose ndagukunda oya haguruka ahubwo umobere haguruka umobere ahubwo mukagare ngo ngize n'amazi yo kunywa. none se wowe ko turimo turiyunga sibyo dukemura ibibazo bya kera tuziyungungura ikintu gifatika Ashanza ugurira iki? Ubu ntabwo twakwiye ikintu gifatika uzasohokane ukumva ungurire yasuzwe nk'undi fi yafi noneho bose kumvuye gusohokera Gisenyi ntabwo tumfatira Gisenyi Gisenyi tuzajye sara nigeze wansohokana ari yaza Gisenyi ndabizi neza ko ari aho hantu ukunda na Paris Nyandungu tujya kwirebera indabo sibyo dadi oya ariko ntabwo twiyunze oya dadi numva none zo turi mu biki kare wamuko Rozi muri mama se ko ndi kubicyaga sibyo ngewe ndashaka twiyunga tugasubirana ariko n'umugore mwiza nakunze kuva na mbere kandi urabizi mami please no ko turimo turaganira ntabwo jewe ariko ujye ukunda kwireba nko muri miruwari kureba jewe uzi ko n'umugore w'igitangaza niyunga nawe please I beg you apana ndakwinginze no reka banyizanira amazi kumva ibyawe nabivamo bose ufite nyota cyane ahamagara Rosina se
yazanye amazi. nanjye ko nawe meze nk'umuntu ufite inyota nanjye araza kumva. Rozi umeze ute ariko simba urumvise ukuri urashaka akazi ku buryo jewe kuko uriya mugore niwe ndagiye kugenda ukibana na Derine hano uzabashobora abakozi bo mu rugo kuko nabonye biba bitoroshera. ari mico mibugira ubu ntabwo muzashihurana. ndakumenya neza yego ntabwo muzashihura yego ntabwo muzashihurana. aha yawe noneho ubwo turaza kuvugana sibyo turaza kuvugana umura kandi ujye wihangana sibyo Sinabyo nabimenya ko ugiye kugenda kandi uzi ko mabujeze ntabwo namwirukanye mu nzu yanjye mabujeze ahubwo azajya kuza mu nzu yanjye noneho wowe urashaka gukurikira amabuje wawe oya ushaka gukurikira wowe urashaka kuza bakoresheje bombi. hari icyo bitwaye nabonye akazi ubu uzabashobora aba bakobwa bari mu rugo uzi ukuntu biba bitoroshye niko nawe ujya ugira utugambo. yego ntabwo abakobwa bagira utugambo rero dore abakozi usanga bari mu matiku nk'ibyo byose ugasanga bagera mu bitabareba yibagirwa akazi kamuzanye. nizere ko atari kumeze nawe nizere ko mutazakora ikintu cy'agakungu muze mukura ava mukamurera neza sibyo afana ni mukuru ni inkumi ariko mukamurera neza mukamufata sibyo se ariko nimwumva utugambo tuzasereranye nawe sibyo. papa ava nagira menshi igendere mwana wanjye murakoze aho ukomeza akazi kawe nawe ntukagitota umwana uzi ko umutoto wawe uramutotaga ngo agira amagambo waramubonye. abakozi ndabazi imyaka mbanye n'abakozi wowe urayizi sawa papa ariko ava se wowe urabiyobewe ntacyo bitwaye ubwo tuzasohokana yego ngurire ifi ukora icyo mwana yanjye noneho usohokane nta kibazo yewe sha ntabwo nakubabariye kandi ngaho unyumvire ubu se turi mu bice twaherekera turi mu bice uzambabarira twagiye kuri gifu sibyo. ntabwo nakubabariye ndabizi ubabarira umuntu ko ari utari ife ntabwo byavuga. ntabwo nakubabariye se mbwira iri mu bwawe mutari kumwe cyangwa mutakomezanye. oya reka da nahise ubona icyaro gusa turi kumwe. niko sari hanze sawa oya oya wumva rwose. sawa urakoze. I love you. I love you so much. I love you so much. I hate you so much. I love you so much. Baravuga ngo I love you so much. I hate you so much. Harya ubwo iyo umuntu avuze ngo I hate you so much ushaka kubivunjamo cyane kuvuga ngo I love you so much mbega nyine ni ukubivunja bari magambo ikintu cyabaye too much. ubagaho rero ngagenda bizanuza sawa papa na mashini aragutwaye ubwenge naho bagenda nyine benaniwe cyane nongere kabasi kajya kwita kuri bara bakobwa ese ngora cyari ryamye yava tukajya ku ishuri agiye ku ishuri yagiye kwiga yaragukumbuye yamaze isaha ngo yarahindutse. umwana wanjye buriya nta kintu cyasimburira umwana wanjye. umwana ku mwana wanjye byo ntibishoboka urabizi ariko nta mwana wanjye ndamukunda. oya bene ibintu byo twabivamo ariko umwana wanjye yarahinduwe n'ibiki rega ndagira ngo wibuke iminsi ya kera dusohoka ndagenda gukumbuye byari biryoshye nava turasohoka rega buriya baravuga ngo umwanzi w'ibyiza ni satani. zikomeze nk'umuntu wajyaga ibirozi byagushizeho wanukaga nabitekerejeho kare ntekereza ukuntu nanjye maze iminsi iri mu mafuti cyangwa dade niko rero njya kubyara kandi kandi ubundi uzakambyarira zongeye byara kandi kandi uzambyarira kandi wowe wanjye I love you so much I hate you so much ngagenda rero ngagenda turaza kuza kubona yego dade wagenda